nakuze ziryoshye mirongo inani zifunze ariko uravemo n'uzujije mirongo inani nziza kabuno karagenda kaba umutuku abanyarwanda bafite ikinyarwanda cyadaje iyo agiye kukubwira ibintu birimo bagenda kugira ngo ni ukubona mugenda ubundi niba yifuza kubona muri gukora iki rero reka mbere k'umunyarwanda ni ukubabona mugenda ariko ndabakunda. Excuse me, are you free? No, sorry, I'm expensive. Where is Africa located? Africa. East. In East. East to what? Location. East location. Izo zini fake byataye. Ushobora kurota uri mu ndege bwacu ugasanga nta ihari. Ushobora kurota batoroga amafaranga ntuyabone. Ariko iyo wose wanyaye ku buriri ubyuka wandika amateka. Sawa mabiti. Sawa. Nyura hano. Sema matwe yangaye. Igihumbi. Digi. Yes. Nsayimana. Mu bushera. Kumbi nuriya avuga ati kabisa nuriya ati se koko niwe ati niwe my friend ati musifre turekarewe avuga ati yego jinga atamwe ati yego latsa iyo ushije gatondo gutereta n'undi mu buzima busanzwe nubwo namfite umugore ndagutereta bye umugore ntabwo ashaka gukubita zo mfite umugore muremure turarwana akabyanganira Subwa mbere mbabonye nsanzwe bazi ariko navuze nka Twitter story ubundi dushimisha abanyarwanda ndabeshya Sky 2 ntago wese musirikare wallahi mbaza ngo bagaye man wabagaye na bagiye budi yumbazize ngo budi ngumbu yugomba kumbaza tu wabagaye Sky 2 mbabaro bimbaze ndagusi wabagaye Sky 2 na bagiye no papa wanje Ela, Sky 2 wabagaye na bagiye no papa wanje mbaza nginde bakure yangiranye indeba kurera kwerekeye indeba kure yangiranye ka ngomba kwitaya nkabasha kubanje nawe umuranga abantu bo mu gasoni ukomoka mu kihe gihugu Bihugu byinjira bigenze ndakubaza aho wavukiye navutse mama ni mu rugendo uri muzima cyangwa wasaze ntasurwaye mbwira igihugu bwawe nzuyishe vuga ibihugu byose iso ninde minshi nyoko ninde ubwoko bwawe ngerageza amoko yose si ibyo kubaza ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu kinyarwanda rumwirabura mu birabura rumwera mu bera ufunzwe kangahe nigeze mfunga kuko ndigeze mboneka. Good morning my neighbors. Hey, fuck you. Yes fuck you too. Go to heaven. To heaven? Hey. I was there. Hey! You were in heaven. When? I hate you and I love you. Cause I can't help it. Kimwe mu bikoresho by'icyubahiro byitwa amafaranga. Ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze. Mwambaye iniforume mwaguze iki? Ibi byuma tuvugiraho byaguzwe iki? Uyu muriro mwasetse bawushyiramo cyangwa ni amafaranga? Abana bajyanye borodero ziriho iki? Imana yaduhe cyangwa? Subwa mbere mbabonye nsanzwe bazi ariko navuze nka Twitter story ubundi dushimisha abanyarwanda ndabeshya Sky 2 ntago wese musirikare wallahi mbaza ngo bagaye man Nah, mpamvu yo gukina n'abana ubu byarangiye
n'abanyina kuko jye kuzukureshya ibyo kunkunda ibyo ni ibyawe unambeshya birakureba sinanabara ko ari ibyo n'ibitari ibyo wabibasha mwana wa mama ukunda bavuga sivuga ko nkunda mbikora nanjye gusa urukundo ni ikirara kandi ni ikinyoma mu bindi dore rero yakundaga Samusoni namukunda ibiti byacu gusa birarangira mwigabe yabishe sinzi rwose ko ari rwo rwawe ariko rwawe rwo simbizi kuko urukundo rugira yarwo rukanitahira hatarebwa kandi akari mu nda y'igoma iteka kaba ari ibanga ry'uwo yibambye mwana wa mama ukunda bavuga. Sure, I can delete your photo, your texts, your number. But how do I delete your face, and your voice, and our memories? Kwa kumushyira password kuri galeri y'amafoto n'amavideo yawe, kwa kumujya guhura n'umukunda rukabanza gusiba buri message, amafoto yose ukayashyira bigwa, burya ntuzabaze urimo kwirira mu cyobo cyitesha mutwe ry'ubushurashuzi gake gake. Iyi nteruro reka nyishimangire. Guca inyuma umuntu utarigeze atekereza ko gukorana na rimwe ntabwo bitaniye no kujugunya ibihe by'agaciro ukajya kurwanira ibinonko. Teka ujye wibuka ibi. Guca inyuma umukunzi wawe si impanuka, ni amahitamo.